Tusome Yohana ibice bya gatatu ku murongo wa 16. Uko Imana yakoze abagiye imyezi cyane ataka umwana wayo w'ikinege kuko uwizera wese atayipuka. Amen. Kuko ino tsapo iyateba iyeba n'abati Imana yacu n'umugeka w'ibihe bamenya bose n'ibitayabaho Imana iyebeya aho Imana iyebeya aho tutaheba Imana iyebeya aho Imana iyebeya aho tutaheba Imana yacu n'umugeka w'ibihe mukuti watekuta uyu mukaba utekereza neza wowe ubonye ko ukwiye kwizerwa ukakabuye umurimo wawe Mana yacu ni nziza Mana yacu ni nziza ifite itapotapo ititapotapo ifite itapotapo ititapotapo. Amen. Abatu bari hano yeka tubaha Imana dusenge tuyite nitumara gutseka tuyite tuvuga itsapa cy'Imana ayinatekuye Uwiteka Imana tuyagutsinye kutsimenetse yawe kutsimu kwitozi kwawe Uwiteka Imana tuyabanyabyaha Uwiteka Imana tubabaye cyane Uwiteka Imana kwiyiwe mu byitsi kwiyiwe mu bintu bitakunetsetse ariko Uwiteka Imana tubabaye cyane ariko Uwiteka Imana tuyakwiyeyetse cyane tukwiyeyetse aho tuye inatsapa tukiye kuvuga tsaba yitseho kiye kuyifuka ahubwo aba yi wowe umuka wawe umanuke upfukiyemo kandi Uwiteka Imana wayakoze cyane uyu nyaba batinyitse cyane uyu muntu utakisubaye cyane none niteka cyose. Amen. Eka dusome Yohana igice cya gatatu ku murongo wa 16 ayavuga ko uko Imana yatuyenye